Uyu munsi ni itariki 9 z'ukwezi kwa 10, 2025. Umugambi w'Imana mugari, umugisha w'Imana ku buzima bwawe, umugambi wagutse ku buzima bwawe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka ibice bya 28, turahera ku murongo wa mbere. Biravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose gutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose kandi mw'isi yo mw'isi, kandi iyi migisha yose izakubaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Amen. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mugari. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe urenze wowe ubwawe kubitekereza. Umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Iyo umuntu ari mu bibazo, umuntu akaba mu ntambara, hari igihe areba akagira ngo umugambi w'Imana kuri we akagira ngo ni mugufi, akagira ngo si mugari, ariko nagira ngo umenyeshe ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mugari. Umva rero ubuhanuzi buzaniye uyu munsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10, nagira ngo umenyeshe mubwire ngo Imana ije kugurisha, Imana ije kugurisha gukora, Imana ije kugurisha gukora ibyawe byari byaranze. Imana ije kubibamo, Imana ije kuguhereza umugisha mu buryo wowe ubwawe utigeze utekereza. Mu buzima tubamo bwa buri munsi, umuntu ajya ahura n'ibimugora n'ibimuvuna, ndetse bamwe na bamwe bakibagirwa ko n'Imana yavuganye nabo. Ariko nagira ngo nkumenyeshe akantu gatoya, nkubwire ngo Imana yavuganye nawe izanasohoza n'icyo yavuze. Hanyuma Imana iguhuze n'abanyamumaro, Imana iguhuze n'abantu bazagusindagiza, Imana iguhuze n'abantu bazagusindagiza mu burwayi, Imana iguhuze n'abantu bazagusindagiza mu bigeragezo, Imana iguhuze n'abantu bazagusindagiza urwaye, uremerewe, umerewe nabi, ukize, ukennye. Imana iguhuze n'abantu bazagusindagiza bakugeze kuri Yesu, bakugeze ku mugambi Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Imana iguhuze n'abantu bazakumva, bakumva icyo ukeneye, bakumva ibibazo byawe, bakumva uburyo ubabaye. Imana iguhuze n'abo bantu. Imana ishimwe. Imana iguhuze n'abantu uzaganira bakumva agahinda kawe. Imana iguhuze n'abantu bakumva, bagutega amatwi, bakakumva, bakumva ibyo urimo uravuga. Imana ishimwe. Imana ndibuka igihe kimwe Bibiliya itubwira neza umugabo ngo abagabo 4 bahetse, ngo bamaze kumuheka baramujyana, ariko ngo bageze aho Yesu yari ari, ngo babura inzira yo kunyuramo, babura uko babigenza, babura aho batoborera kugira ngo bagere kuri Yesu. Ngo bigira inama, Imana ishimwe, ngo bigira inama yo kurira, baravuga ngo reka tumunyuze hejuru, hanyuma tumumanurire neza aho Yesu ageze gute, aho Yesu ari. Haleluya. Baratekereje bavuga ngo washwanyuka, ariko nta kibazo, shwanyukire ku birenge bya Yesu, wagirira ikibazo kigirire ku birenge bya Yesu. Ngo barurire bamunyuza hejuru, bamumanurire aho Yesu yari ageze gute, yari ari. Imana ishimwe. Rero Imana iguhuze n'abagabo 4 bazaguheka, Imana ishimwe, bakakugeza aho Yesu ari. Nibyo, abantu baragutaye, abantu baragusize, baragutereranye, ariko Imana iguhuze n'abagabo 4 bazaguheka, bakakugeza aho Yesu ari. Imana ishimwe. Icya kabiri, Yesu amaze kumureba, arebye kwizera kw'abo bagabo. Imana ishimwe. Arebye kwizera kw'abo bagabo, Yesu warangije abikorera icyo ngicyo, aramukiza. Rero mu bigeragezo urimo cyangwa se mu ntambaro wari urimo, nagira ngo nkumenyeshe ijambo rimwe. Haleluya. Imana ikuzaniye abantu umumaro, Imana ikuzaniye abantu bo kugusindagiza. Imana ikuzaniye abantu, Imana ikuzaniye abantu bo kuza kugusindagiza muri ibyo bigeragezo, bo kuza kugusindagiza muri izo ntambaro, kugira ngo bagushyikirize Yesu ubashe kwakira ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Ndakwifuriza
imigisha umwanzi yarakunyaze, kwakira urupapuro ruguhesha imigisha yawe, kwakira urupapuro ruguhesha amahirwe yawe, rukwinjiza mu migisha yawe. Uresa one anime kontibe force manga, uyu munsi wakire imigisha. Rambura ibiganza mu izina ry'umwami wacu Yesu, wakiriye imigisha Imana iguhaye. Twasomye ijambo ry'Imana avuga ngo niwumvira Uwiteka, haleluya, ugakurikiza amategeko ye, aravuga ngo iyi migisha yose izakubaho. Nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, nzaha umugisha imbuto zo mu nda yawe, nzaha umugisha imirima, nzaha umugisha n'amatungo yawe. Iyi migisha yose yo mu gutegeka ibice bya 28 ikubayeho mu izina rya Yesu, ije kubana nawe. Ibyo wakoraga, hari ibyo wakoraga ukabona imigisha ye ukagira ngo ahari Imana yarakwibagiwe, ariko nagira nkubwire ngo byari byaranze. Uyu munsi ngo itangazo rivuga ngo kora biremeye, kuko uyu munsi Imana iguhaye imigisha. Imana ishimwe, Imana iguhaye imigisha, Imana igusenderejeho amahoro. Abari baragusize baje kukugarukira. Impamvu abantu bari baragutaye nuko Yesu yari ataraza. Yesu aje ku buzima bwawe, abari baragusize barakugarukiye. Rambura ibiganza dusaba umugisha mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, Mana igira neza y'ubutwari n'ubushobozi, buno bwoko bwawe basabiye umugisha. Bantu bose la before manga de compta before ya bateze amatwi bakumva ijambo ryawe, mbasabiye umugisha muri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Ubahereza umugisha mu byo bakora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubone amashimwe data wera, bandika bavuga ko hari ibyo wakoze